Imana yambwiye ngo irashaka kumenagura iyo myuka y'ubumuga mu muryango. Ufite ubumuga bubamereye nabi, murabona mufite ubumuga, n'ahari abantu bicaranye ubumuga. Imana irashaka kumenagura imyuka y'ubumuga, haba kuri wowe, haba kuba gukomokaho, haba aho utuye, haba iwanyu. Imyuka y'ubumuga Imana irashaka kugira ute kuyimenagura. Eliko sika sharatiko saya dariwa ebone sa. Imana ishimwe. Hari ibintu bitatu Imana tugishaka ko turi bukoresha. Nshaka kubabwira. Icyambere turakoresha isengesho nk'umunyururu, guhambira. Turasenga tugira ute? Ikimenyetso Imana yampaye, ntabwo icyumweru kirashira udahamagara. Imana yambwiye ngo uriya mwana wawe agiye kuvuga, kuko ururimi Satani yararufashe. Ikira kubera ikimenyetso iminsi mike uzamuzana ndashima Imana. Dufite akana kamaze imyaka 4 katinze kuvuga, karavuga mu kanya kakabyika, kakavuga akabyika, kuko none ururimi rwe ruragira ute ruramuhora. Amen. Ryari none igitangaza cyawe ni ryari none kubohoka ni ryari. Indege yawe Imana ikubwira yo kurira amahanga ni ryari none. Visa yawe yaboneka ryari none. Ngewe ngiye kubahesha kandi pe ubu mubona nashize, nimubone nasimbutse cyane ubu nashize. Eliko sika sharatiko saya dariwa ebone sa. Imana ishimwe. Hari ibintu bitatu Imana tugishaka ko turi bukoresha. Nshaka kubabwira. Icyambere turakoresha isengesho nk'umunyururu, guhambira. Turasenga tugira ute? Ubona abasohoye mu ntambara rero. Umunyantege nge turamusezereye atahe none. None turasenga isengesho ryo kugira ute ryo guhambira. Vuga ngo guhambira. Ariko zikwa mu bintu utudayimoni twose turari we gukomangira, twakomanze mu gitondo, twakomanze saa sita, none turagira ute turatuboha. Vuga ngo turagira ute turatuboha mu izina ryande. Turatuboha. Turakoresha isengesho ryo kuboha. Tariko sika shaibo eriwa sidewa takito shaibiriwa. Imana ishimwe. Turaboha. Icyakabiri turakoresha ijambo ry'itege. Gutege sinsaba ndategeka none, sininginga ndategeka. Ntabwo ndi gukora isengesho ryo gupfukama ndategeka. None ni ugutegeka. Randevu gahunda ni ukugira ute ni ugutegeka. Otariko shaibiri watasito sika eneko sitaliwa Taribo enewa endeko enebo sika elewa latino sito lishaido eneko tasika si elebo ratiko enebo. Imana yabikwemera uragira ute urategeka, kandi nirategeka biraba mu izina ryanjye rya Yesu. Nibikwemera wahaguruka tere haleluya. None turagira ute turategeka. Teneko sibo Eli wasitali elewa la teso etashaibo. Marko reka somi kicyanditswe turagisengera. Marko 11 ni muhansomera. Havuze gwiki? Marko 11 murongo wa 20. Ngiye gusenga nagira ngo none ukoresha ijambo ryitwa iki itegeko. Ariko reka mbabaza, umurozi ajya asabane uzi ko aturoga akoresheje amagambo, hanyuma twebwe twamuhambiriye mu magambo, twamuhitanye mu magambo, twamuhite mu magambo, twamwimuye mu magambo, twamutembagaje mu magambo, twamugwimuye mu magambo akagenda, twamwirukanye ku buzima bwacu. Vuga ngo none turakoresha itegeko. Nta mbabazi ngirira shitani rero. N'imirimo ye turayisenya kubw'iki kubw'itegeko. Ibyawe byaboswe birahamburwa kubw'iki kubw'itegeko. Wasomera Marko 11 murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 20. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Uhereye ku mizi. Ntabwo unyumva uhereye ku mizi. Ikibazo cyawe kigiye gukemuka gihereye mu mizi.
turasenyera umwanzi duhereye he? Mu mizi. Ntabwo unyumva. Urakubitira abadayimoni uhereye he? Mu mizi. Turarandura imigambi y'umwanzi tuyihereye he? Mu mizi. Mu izina rya Yesu. Ikibazo cyawe kigiye gukemuka gihereye he? Mu mizi. Kuko igiti gitemye nturandura imizi kirashibuka. Rero niyo abantu baburana mu mizi yose ntizi gutabara ihereye mu mizi. Vuga ngo mu mizi. Hasomere Samusoni 22. 21 aravuga ngo Petero yibutse ibyabo. Petero yibutse ibyabo. Aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Muzi icyo bisobanura? Ikibazo cyawe ugiye kugishaka. Icyari ikibazo ugiye kugishaka. Icyari umutini wahagaze udafite akamaro ugiye kugishaka. Petero n'umutangabuhamya aravuga ngo Yesu wa mutini wavumye dore wagize ute? Mesiya w'isezerano. Uziko ndebere umuntu muri kumubwira ngo ikibazo cyawe uziko kigiye kurangira burundu. Mubwire ngo kirarangira burundu. Mubwire ngo icyakuzanye Imana irakizi. Irashaka kugikemura ihereye mu mizi. Amasengesho umaze iminsi usenga Imana arayumvisha. Irashaka kugusubiza ihereye mu mizi y'ikibazo cyawe. Muri iyi minsi ugiye kugishaka ukibure. Ugiye kuba umutangabuhamya. Ababibonye n'abatangabuhamya, ababyumvishe n'abatangabuhamya, abateranye n'abatangabuhamya, abari kumwe nawe n'abatangabuhamya, abumvishije ijambo n'abatangabuhamya bazahamya ko Imana yumvishe ijambo ryawe. Niba byakira vuba Terewa site kota sika. Daribo enewa etiko sha. Dariko siko saibo. Mworoshye gato nanjye baze mvuge ndangize dusenge. Imana ibabere umugisha. Nabacometse mwitonde muraje muhanure. Imana ibagire neza. Umikindi Imana ibwiye kukubwira. Ugiye kuba umuyobozi w'ikintu cyari cyo cyose. Urakiyobora no. Urakiyobora ukibwira aho kijya kandi kirakumvira. Kiragira ute? Ntabwo unyumvishe kiragira ute? Uyu mwuka umaze iminsi warakuzengereje ugiye kuwubwira ngo gikuzimu urajyayo. Nubwira ngo jya mu mazi urajyayo. Nubwira ngo jya mu kidaturwa urajyayo. Nubwira ngo jya mu butayu urajyayo. Nubwira ngo sohoka mu nzu yanjye urajyayo. Imana iguhaye kuyobora ikintu cyari cyo cyose. Ugiye gutegeka. Hari ikintu ugomba kujugunya kikagenda. Vuga ngo ngiye kujugunya. Mana yanjye we. Mana fasha. Haleluya. Tegeko kwa 2:10-24 somera ako karo. Ariko uretse urahasoza. Dore ijambo nashaka kakasomera 22 avuga Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shimuka utabwe mu nyanja, ndashidikanye mu mutima we, icyaha nugushidikanya. Wiriro muntu ngo none ndushidikanye. Isengesho ugiye gusenga ntugire ute? Ntushidikanye. Ndashidikanye mu mutima we, nizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizeye yuko mugize ute? Mubihawe kandi muragira ute? Murabibona mu izina ryanjye Yesu. Mbarizo umuntu buracyari gushidikanya. Acyashidikanya. None Imana iguhaye amahirwe yo gutegeka ibintu bikumva. None birakumvira. Reka mbisubiremo, none biragira ute? Birakumvira. Siku ya leo Mungu atatenda. Mungu atatenda. Yesu yiteguye kugukorera. Kandi wowe witegure kugiye gusaba gusa. Witegure icyo ugiye kubwira Imana. Witegure imbaraga z'Imana ko zigiye gukorera muri wowe. Kandi icyo urategeka kirakunda mu izina ryanjye Yesu. Jambo rya nyuma soreje. Utegeka kwa 2:10-24-25 ngo n'ubutware mugiye guhabwa. Hasomere papa utegeka
mwirukange mana yanjye nasoje kunyabigarere natinze ako 11 gutegeka kwa kabiri 11 24 nahagutanze reka amasomo haranditswe ngo kandi ahantu hose muzakandagira hazaba urugabano rwanyu ruzahera ku butayu rugeze kuri Lebanon kandi ruzahera ku ruzi Frati rugeze ku nyanja y'Iburengerazuba 25 ntihazagira umuntu abasha kubahagarara he imbere vuga ngo nta muntu uri bumpagarare imbere vuga ngo nta muntu uri bumpagarare imbere Uwiteka Imana yanyu izateza ubwoba igihugu muzakandagiramo cyose ngo babatinye uko Uwiteka yagize ute yabibabwiye vuga ngo none ngiye guteza ubwoba ibyanteraga ubwoba ngiye guteza ubwoba ibyari binteye ubwoba kandi aho ndakandagira hose nahanjye intambwe zanjye zigera harabahanjye ibirenge byanjye bikandagira harabahanjye mu izina rya Yesu umwanzi ntari bugukure mu by'Imana yagukandagije vuga ngo simba aho nateretswe n'Imana simba aho ibirenge byanjye byakandagiye bizahaguma vuga ngo mu izina rya Yesu ugomba kuhaguma reka mbabwire aho Satani yarashatse kubambura ariko Imana irahabarindira kuko ibirenge byawe byakandagiye hose naha uko Satani ashinzwe kubanyaga ibyo mwabonye akazi kawe iragahagararaho abana bawe irabahagararaho umugabo wawe iramuhagararaho umugore wawe muhagarareho ababyeyi bawe bahagarareho abavandimwe bawe bahagarareho aho hantu Satani ari kukurwanyiriza Imana ihagarara aho hantu vuga ngo ihagarare mu izina rya Yesu abana bawe bagomba kwiga ahantu heza nta gusubira inyuma ugomba kuva ku kazi ujya ku kandi keza tuva mu bwiza tujya mu bundi tuva ku rwego tujya ku rundi tuva ku ntambwe tujya ku yindi uko niko Imana ikora niba haleluya umva kubwira ijambo ryanjye ugiye kurandura nurangiza uteme nurangiza utsinde nurangiza utere imbuto ushaka utere imbuto bw'itsinzi n'ababwitsinzi icyo udashaka urakirandura nurangiza ugiteme kugira ngo kitazamera hari igiti barandura bakirambika hasi kikamera ntimurabe imyumbati imerera aho bayirambitse kugira ngo kitazamera uragitemagura nurangiza munyumve neza wowe niwe uratera urubuto rwawe kandi urubuto uratera none rugiye kumera uzarurya nutera urw'umwana ruramera nutera urw'akazi ruramera nutera urw'umusore ugukwiriye ruramera nutera urw'umukobwa ugukwiriye ruramera nutera urw'akazi kagukwiriye ruramera Imana irashaka ko nutera imbuto Yeremiya muragira ngo ndababeshya reka mbaye ibyanditswe kugira ngo abantu mwebwe mwarasomye za Bibiliya cyane mujye kumva ko amagambo tuvuga n'ubuhanuzi bwuzuye bw'ijambo ry'Imana Yeremiya igice cya mbere murongo wa 10 usomera Yeremiya igice cya mbere dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abantu kurandura no gusenya kurimbura kubika kubaka no gutera Yeremiya 1:10 Yeremiya igice cya mbere umurongo w'10 vuga ngo ngiye kurandura ariko Mana yanjye shitani agize ibyago imugoroba ko numva mwarakaye ko numva umujinya uri mubira mu mitima yanyu muhaguruke ku maguru yanyu ndagira ngo wakererewe baraza kumwingingira barebe uko bamugenza ariko ndagira ngo urebe niki kimaze iminsi cyaragusuzuguye tariko shayibonesa kwa Yesu dufite ubutware ndagira ngo mbabwire uyu ni umunsi Imana ikwemereye gukorera ugahambira bigahambuka icyambere tugiye kuba iyi myuka twavuze yego wumvishe nk'uwakubase wumvishe nk'uwabase umuryango wawe ufite ubutware bwo kuboha no kuwutegeka wawujugunya mu mazi wawujugunya mu nyanja wawujugunya mu kidaturwa wawujugunya mu butayu wawujugunya ikuzimu ugiye kuba icyo kintu cyari cyaraboshye umuryango wawe cyari cyarakuboshye
cyari cyaraguhambiye tugiye kuboha. Ndagira ngo nsabe Johnson bamuhe mikorofone. Ndagira ngo nsabe madamu bamuhe mikorofone. Uko muri bane muri hano imbere mugiye kudufasha mu isengero. Mama Pastor, Madame Johnson, Mama Mugisha mutwegere hafi. Tugiye mutuyobore. Nagenda mvuga ngiye gusenge. Nagenda babiri icyo tugezeho kuko ari ibintu tugiye guhambira. Icya mbere tugiye kubanza kuboha ni imyuka yara tuzengereje. Derewa sika shaibo. Hallelujah. Tekota sika. Mubambere mikrofone. Hanyuma baririmbye namwe mbasabye gusenga ndimuririmbe. Nta muntu wemerewe kuririmba tutari twinjira mu mwanya wo kuririmba. Tutuvangire tugiye kubanza kugira ute gusenga. Turaza gusoza turirimba. Ariko ndagira ngo turwane n'iki kintu kuko Imana irabitwemereye. Kibohe kiraboha, gihambire kirahambirika, kirukane kiragenda, itegeke kandi nanjye ndabategekera mu izina rya Yesu. Reka dubasabe mudufashe. Mana uri mwiza, uri Imana yumva gusenga, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. hari ibintu by'amasumo Imbaraga zawe zarahebuje, uri Imana ishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu byabase imiryango yacu, hari ibyabase ubuzima bwacu, hari ibyabase imibereho yacu. Mu izina rya Yesu Kristo. kirasa no gutera igiti. Iyo utera igiti n'ubuzi ko kizera ubu nizeye ko uzagisarura. Ugiye kuvuga ijambo ry'ikintu wumva kiremereye, usaba ikiremereye, kubwira Imana ikintu kiremereye wumva kitashoboka kuri wowe ariko Imana yashobora. Ugiye kugisaba iminota 2 kandi ugisabe reka mbabwire ikintu Petero yasabye atarazi ko cyashoboka. Yabwiye Yesu ngo mbwira nanjye nze hejuru y'inyanja n'amaguru. Imana irambwira iguhaye amafaranga kandi iguhaye akazi bidasubirwaho kuko ari Imana iciye inzira bidasubirwaho. Imana ibiremye ryari izina ryane. Reka dukomere Imana yacu amashyira mu kirere. Hari ijambo rimwe nshaka ko dusengera mugatanga message kicara. Imana yambwiye ngo tuyishimire k'ibyo dusabye tugize ute tubihawe. Amen. Apana ushidikanya. Tona nisuku ikintu nasabye kirashoboka. Satani ntakubibururemo icyo wasabye kuko uragihawe kandi ugiye gushimira Imana kugize ute. Reka mbabwire hari abantu muhawe ubutaka mw'uyu mujyi wa Kigali, muhawe ubutaka, muhawe gakondo zo kubaka, muhawe gakondo zo gutura. Imana igiye kubatuza mu izina rya Yesu. Vuga ngo ngiye gutura nzanashyiraho abapangayi. Uzahabwa n'amazu y'abapangayi mu izina rya Yesu Kristo. Nagiye kubwirwa ikintu gikomeye. Imana yamwe ibatandukanije n'imbaraga zari zarabafashe. Izari zaragufashe zirakurekuye, izari zaragufashe ziragize ute zirakuvuga ngo zirandekuye mu izina rya Yesu. Ugiye kuba umucuruzi uzwi muri iyi Kigali, ugiye kuba business man uzwi muri iyi Kigali, ugiye kuba umugore w'intwari muri uyu mujyi. Abantu basabye ingendo z'amahanga zakingutse, pasiporo yawe bayiteyemo visa
yewe nawe utari wabona pasiporo urayibona. Ingendo zanyu zirakingutse mu izina rya nde. Haguruka dushimire Imana ko ibyo twasabye tubihawe. Maze ntange message nahawe. Ikimenyetso Imana yampaye ntabwo icyumweru kirashira udahamagara. Ibi bintu biri kubabwira biri automatique. Biri automatique. Turi update. Donc turi live. Ijuru ryicaye hano muri bo. Imana iragukorera none. Imana iragutabara none. Wizeye none. Wizeye none. Cyangwa kumubwire ngo tugiye gushima Imana. Bya bintu wasengeye igihe kirekire. Bya bintu warariye amajoro. Bya bintu umaze iminsi ubwira Imana ngo byaraheze. Biratahutse. Vuga ngo biratahutse. 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 Wizina ryane. Wizina ryane. Tugiye gushimira Imana ko twabyakira. Zamura ikiganza cyawe. Vuga ngo Mwami Yesu. Uyu munsi ndinda umwuka wo gushidikanya. Ndinda umwuka wo gushidikanya. Ndinda umwuka w'andi magambo. Ndagushimiye ko ibyo nsabye ubimpaye. Ndagushimiye uko nabivuze kuzabikora. Ndagushimiye ko ngiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza. Ndagushimiye ko abantu bazabirebesha amaso yabo. Ndi umutangabuhamya wo guhamya ibyo unkoreye. Uyu mugoroba ntahanye ubutware n'ubushobozi bwo gukubita buri kintu cyose, bwaba ari uburwayi, bwaba ari ubushomeri, bwaba ari ubukene, zaba ari imanza, zaba ari ibigerageza, ndabikubitisha ko nahawe n'Imana. Ndabitsindisha ko Imana yavuganye nawe. Ndizeye icyari hasi gishyizwe hejuru. Icyari hejuru gishyizwe hasi. Ibyageragezaga byose bishyizwe hasi. Ibyari binsikamiye n'ibinkandamije bishyizwe hasi. Vuga ngo ngiye kubigenda hejuru. Utera agatamwe ngo ngiye kubigenda hejuru. Ngiye kubigenda hejuru. Wa mwanzi wanjye we ndakugenda hejuru. Wa kibazo we ndakugenda hejuru. Birarangiye. Ugiye hasi, ngiye hejuru. Urakandamijwe, ushyizwe hejuru. Mu izina rya Yesu ndaruhutse. Awi. Hallelujah, Yesu. Reka mbabwire mubaye utwana dutoya. Utubebe. Utwana dutoya tudafite stress. Vuga ngo no stress. No stress. Imana igiye kuguha kuryama usinzire. No stress. Vuga ngo ndagubwa neza. No stress. Barizo umuntu muracyafite stress. Kuna wasiwasi. Ngero cyabukire uwo muntu mubwire mada. Mubwire ngo no stress. Reka mbabwire iri teraniro ry'uyu munsi. Aya masengesho tuzatangira ku wa mbere. Mureke mbabwire mwe nimwe muzamurimo mushima Imana. Donc kuzabwira ngo ngiye 20 itari yarangira natabawe. Kuwa mbere tuzatangira wowe bizajya kugera kuri 3 z'ukwa kane nibwo tuzasoza ikimenyetso cy'ibyiza ugifite mu kiganza. Vuga ngo ikimenyetso cy'ibyiza nzaba ngifite. Senge telefone zanyu zitangire zakira amafaranga. Inzira zanyu ziraharuwe mu izina rya nde. Umwuka
w'Imana yabwiye ngo ngubwire imbere yawe igukuriyeho intambara zajyaga zishaka kuza kwiyoberanya ku buzima bwawe kugira ngo zikubuze amahoro ubure uko wisengera. Imana irambwiye ngo itatanije intambara imbere yawe. Icya kabiri, Mwuka w'Imana yambwiye ngo ngubwire ugiye gutunga kuko Satani yari yarakunyaze. Icya gatatu, Umwuka w'Imana arambwira ngo ngubwire imbere yawe Satani yarazamuye ibirega ariko Imana ibihinduye ubusa. Icya gatatu, Umwuka w'Imana arambwira ngo hari akazi kawe ugomba kubona ariko Satani yagiye akinga imiryango kugira ngo utinjira muri uwo muryango, ukingutse none. Icya nyuma dekota sika shaybo, Umwuka w'Imana yambwiye ngo ngubwire irembo ryawe ryahawe none. Borokaje ari imbere yawe ikubuza kugenda amahanga yavuyeho. Akira kugenda indege zagutwara. Dore ndayireba i Kanombe, Imana igiye gukingura iyo miryango, uzamenya ko ari Imana ivuganye nawe. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Imana ishimwe. Nimwicare gato mbabwire. Tugiye gutanga ituro ryo gushima Imana. Ariko murize ari ikintu nabwiwe Imana yambwiye ngo nkubwire. Imana nagiye kubona umuntu urimo urahabwa, urabona igihembo, igikombe kino gitangwa. Nagiye kubona umuntu wakira igikombe ndabaza ese Imana icyo gikombe yakira niki? Imana irambwira ngo waratwaranye, mugiye kwinjira mu gihe cy'ingororano, kugororerwa, apana guhabwa umugisha, kugororerwa. Donc mugiye kwinjira mu minsi y'ingororano. Ingororano wayibisha cyane mubwire mu Kiswahili apana umugisha, mugura agapfukamunwa, mubwire yumve neza nyabo, mubwire yumve neza, mubwire ingororano apana umugisha, ingororano. Mugiye kwinjira mu gihe cy'ingororano. Imana yambwiye ngo kuva 2017 mwatangiye gutekereza kwinjira no gukorera Imana. 2018 mukorera Imana, 2019 mukorera Imana, kugera kuri mwaka 2022 mwabaye imbere y'Imana. Mugiye kwinjira mu minsi y'ingororano. Uzigororano icyo bisobanura, muribuka ko abakinnyi bose bakina bahabwa ibihembo, ariko hari icyo bita igihembo cy'umukinnyi witwaye neza. Nicyo mugiye guhabwa. Bawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu kibuga. Ubwo kimubwire mu Kiswahili yumve neza. Wamwishe. Erega ikinyarwanda mu Kiswahili uzanyigisha Igiswahili. Nta kibazo. Imana ibamugisha. Reka mbabwire Imana iraturuhuye. Akavuga ngo ukuri ndirahe mu gihugu cyo mwisho. Azura n'ikineza yanyu barayiko. Ababingo ndirahe akababwira ngo uyu munsi niwe ukurikirana. Atigerere n'amashimwe. Ababwira ngo dore batonze umurongo baza gushima. Ababingo ndirahe akavuga ngo uyu wese ko yaje nisho yaje guhahiramo. Atigerera nduze. Ababingo ndirahe akababwira ngo dore mpagaza. Ati kugira ngo zisuburwaye. Ababingo ndirahe Atore mpagaza hawe bizirigo. Atore kole karese. Atore yukana badayimoni batezuke. Tolebe akababwira ngo dore mpagaza hagaha. Atubwira ngo ntanga amafaranga kurukika. Tolebe sekretari karabirako. Akaba sekretari karabirako. Akabwo dore n'urute kuko nje kurema akazi. Atobye dore akabwo dore bitama eriwa. Akabwo dore makuye ku musozi mwaze kukaba. Abelebele sekretari karabirako. Akabwo dore nabuzukiye. Abamodora bazamukaga baratanze. Abamodora bari kuzemuka barize mu kabarakwira. Abamodora kuzemuka. Tolebe sekretari karabirako. Ati ko mwampima kandi bifunga. Ati mukampima zabibote ku mutima. Abamwe n'ukuri birahiye. Ati twe hari imiryango yo gusubiza. Ngo izindi mbaraga kugira ngo dukwishe neza. Tolebe sekretari karabirako. Abamodora n'uwiteka. Ala sekretari karabirako. Ati dore ndenge ibitangaza bitatu byivugira. Ati kuko n'uwiteka Imana. Akagira umushumba ngo n'uwiteka. Ati kandi dore n'uwiteka. Akavuga ngo n'ukuri gushire hufa. Abasikiri dini sekretari karabirako. Abamodora n'uwiteka.
abaho dore hagurukije umuterankunga yamaze kuza none mbese sekere kirareka akagongo ni ukuri dore ateye inkunga ati kandi dore yamaze guhaguruka akagongo dore yavuye mu cyicaro ati dore yafashe ubugendera ameze abateye inkunga ahasigaye isabaje ibyo nakoze ati kuko ndi uwiteka none mbese sekere kirareka ati dore nubatse habi ati nubatse wawe ati kandi dore nubatse n'ubusiri yego ati kugira ngo amagambo ati nkubakiye rimwe ati kandi dore birakurikirana akavuga ngo uwiteka kandi ati naho umwana wawe njyanye hanze dore mbese sekere kirareka avuga ngo ni ukuri yirati ati dore mu bana bawe b'abahungu umwe mujyanye hanze n'indi ati kuko ndi uwiteka ati kandi dore ndi umugisha mu rugo iwawe ati kubera ko mpagarutse ati kandi ntanze n'undi mwana ati kuko ndi uwiteka bivuye muri dore mbese sekere kirareka ati kandi uwo mwana ati dore azazanye n'imodoka isi ebyiri zikurikiranye kandi sekere kirareka avuga ngo wandike n'ibigasohora usamenya ko atari uwiteka wavugiye muri iri teraniro dore mbese sekere kirareka abavuga ngo dore natanditse rero abavuga ngo dore mbarimo mwese abavuga ngo dore ndazengurutse abavuga ngo mbagirire neza dore mbese sekere agira ababyeyi ngo dore nakabana agira ababyeyi bakaba baba badafite agakiza ati dore nagatanditse kandi sekere kirareka avuga ngo murangure ibiganza mwakire ko bahaye umugisha utagabanyije ati dore bahaye umunezero mu ngo zawe dore mbese sekere kirareka ati kubera ko nkoze icyo imitima yanyu yifuza akabagira ngo ndi kumwe namwe ngo mbagirire neza rero kandi akabagira ngo dore ndacyaganira nawe n'uwiteka wavuganaga namwe turagushimira ushyirwe hejuru upfukamirwe utamirwe amashyi amahanga yubara imbere yawe tereko sikasa derebo fayidi kosaibo neko shaibo eriko etaya sido neko shaibo rikito sido neko sika eniko shaya borewa uri imana iri hagati muri twebwe tembera hagati muri biteraniro tembera hagati muri biteraniro tembera hagati muri biteraniro vugana natwe imitima yacu iruhuke ganira natwe tugubwe neza kora ibikomeye hagati muri twebwe ijambo ryawe ni ryiza ivuze turaruhuka ivuze tugira amahoro ivuze turagubwa neza indwara zirakira imitwe yacu iratuza imitima yacu ikaryama igasinzira iyo uganiriye natwe tugubwa neza reka tukumve hagati muri twebwe uri hagati muri twebwe zoliwa etala sido leko shanya tekito sikaboni taliwa edele siko urakoze kutuberera amaso urakoze kutuberera kubwabo nabi maboko yawe nahagaragare imbaraga zawe nizigaragare ruhura imitima barushye mwami mana ni wowe ukiza amavi atendebutse ukongera ukayaramira ukayakomeza reka ukomeze imitima y'ubwoko bwawe kandi buri muntu waje gushya ruhurwe nawe mwami kandi iteraniro rimenye kuri hamwe naryo kandi umwuka w'imana nakomeza kuri imirimo n'ibitangaza doriwa sidoreko shaibo eriko sita kito shaibo uri imana data uri umurengezi wacu turacyakumva hagati muri iri teraniro imitima yacu iracyari imbere yawe kandi ntituza gusenga uko icyatuzanye ni ugusenga turagira ngo imitima yacu ikomeze kuganira nawe mwawe utwemerere umwuka wera w'imana agotira iteraniro mu buryo budasanzwe imbaraga zawe n'ibimenyetso bikorekera hagati muri twe tugukome amashyi tugushimira mwanza turi kumwe nawe ayo masina yawe Jehova sha ayo masina yawe by'ibyozi urakoze turi mu ruhande rwawe icyubahiro kiri cyawe mu izina rya Yesu amen 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 nacyo bidutwaye kugukorera irengero ryawe rizahora rizamuye muri twebwe usezeranye natwe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera
bacikamwindikuba urongera urabahindukirira ukura inziga ku magare yabo warengeraga abisirayeli wabakuye mu maboko ya farawo wabambukije ya nyanja itukura ukuberekera uri Imana itabeshwa turakwemera 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 witegereje abanyagiputa basura batungura witegereza bacikamye igikuba urongera urabahindukirira ukura inziga ku magare yabo warengeraga abisirayeli wabakuye mu maboko ya farawo wabambukije ya nyanja itukura ukuberekera uri Imana itabeshwa turakwemera 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 ndahamya neza ko tuzibeshe kuko gukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye tugukorera ibendera ryawe rizaba